Yes, reka twongere tubifuriza ibihe byiza, twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza, twongeye kubifuriza umugoroba mwiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi, mugiye murimo mu nce zigiye zitandukanye, zo hirya no hino ku isi, turabashuje cyane kabisa, tubateye yambu cyane, reka zino ntashyo aho muri hose zibagereho, hanyuma tunabonereho tubahe ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kurebera hamwe muri uyu mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru itariki 13 ukwezi kwa gatanu ndetse umwaka ni 2026. Nk'ibisanzwe rero tubahaye ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane, mugiye kunyemera twinjirane za Masisi, mugiye kunyemera twinjirane za Mwenga, turebere hamwe mu by'ukuri amakuru ari guturuka muri utwo duce uko ari tubiri, ni ku kibuga cy'imirwano ndetse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho dukunze kwibanda cyane, aho tuba turebera hamwe mu by'ukuri uko situation ihagaze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutekano ukomeje kuzamba muri kano karere kacu k'ibiyaga bigari. Ni ukuvuga ngo mu gihe inyeshyamba za 23 byavugwaga ko ziri kuva mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse naho ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zari zatangiye guserebura intsinzi zivuga ko inyeshyamba zigiye burundu, ndetse babyina intsinzi, biravuga ko imirwano yongeye kubura ahitwa Imwenga. Inyeshyamba ko zongeye kubura imirwano zigamije iki? Ndaje tubirebere hamwe ku buryo burambuye cyane. Ni ukuvuga ngo M23 yagerageje kongera kwisubiza Mwenga, ariko ihura n'urukuta rw'abitwa ingabo z'u Burundi FDNB, abitwa Abahozarendo ndetse n'abitwa FRDC. Ibi byose ndaje tugende tubigarukaho, ndetse tugende dusobanukirwa akantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo rero ni imirwano ikomeye cyane yabereye ahitwa Ikashaka, aha ni mu gace ka Minembwe, aho inyeshyamba za M23 zagerageje kugaba igitero cyo kwisubiza imbaraga nyuma yo kuva mu kibaya cya Uvira. Hanyuma abo barwanyi ngo bari bavuye mu kibaya bashaka kwerekeza ahitwa Iminembwe banyuze Ikasika na Mwenga, ariko bahagaritswe n'imbaraga z'ingabo za FRDC zifatanyije n'abarwanyi b'Abazarendo. Ese mu by'ukuri bari bagiye gukora iki mu Minembwe? Nongera kwibutsa ko Iminembwe habaye naho igitero gikomeye cyane. FRDC yakoreye ibintu bibi cyane abarwanyi batwirwaneho. Murabizi ko muri no minsi ibiri ishize FRDC yari iri kuzenguruka ikirere cya Minembwe igenda inyuzamo bya bimegafone, igenda isakaza ubutumwa ibwira twirwaneho gushyira intwaro hasi ndetse bakiyegurira leta ya Kinshasa. Noneho twirwaneho yaje kuba yasuzugura FRDC, ibintu FRDC yabakoreye ntayo babwiye, yababombardinze ku buryo nta murwanyi wa twirwaneho ahari wasigaye akiri muzima, kuko ibirindiro byabo byose babirasheho. Ubu tuvugana rero inyeshyamba za M23 ziri kurwana cyangwa se zarwanye zishaka kwerekeza aho ngaho mu Minembwe ziciye muri zino nzira mbabwiye, arizo za Kasika, kugira ngo bagere za Mwenga. Hanyuma rero reka twikomereze amakuru yacu nanone mu karere ka Masisi. Ayo makuru yo ndaje tuyagarukeho ku buryo burambuye cyane. Ni ukuvuga ngo nanone mu karere ka Masisi hari kuvugwayo amakuru adasanzwe. Aho naho ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari abaturage bakomeje kuvuga ngo ko ibikorwa byo gufata abantu cyangwa se gutwara abantu ku ngufu ngo binjizwe mu mutwe w'inyeshyamba za M23, ndetse no kubabuza ubwisanzure bwo kugenda byongeye gukaza umurego mu bice bitandukanye bigenzurwa n'uwo mutwe w'inyeshyamba za M23. Nk'uko bivugwa n'abaturage baho, urubyiruko rwinshi ngo rwari rwaragiye gukora mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya kugira ngo rubone uko rutunga imiryango yarwo, ngo ruri guhatirwa kwinjira mu nyeshyamba za M23 ku gahato rutabishaka. Andi makuru aturuka muri ako gace nanone aravuga ko no mu murenge wa Oso Banyungu, cyane cyane mu duce twa Boaboa na Nyamaboko ya mbere, hari urubyiruko rushyirwaho igitutu narwo ruri guhatirwa gutwara ibikoresho n'ibiribwa bigenewe abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ku ngufu. Kubera iki ibi byose biri kugenda bibaho mu gihe twari tuzi ko inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zatsinzwe urugamba ndetse ziri gusubira inyuma? Kuki zikomeje kugenda zikora recruitment mu baturage bahariya
za Masisi ku ngufu babajyana mu gisirikare ku ngufu kugira ngo bajye kubarwanira urugamba. Bimeze bite? Munyemerere aya makuru rero tuyinjiremo ku buryo burambuye. Reka nongere mbibutse ko muri kumwe na 6berry official nk'ibisanzwe. Nimba uri mushya hano kabisa, nkandira kuri subscribe. Niba ari ubwa mbere tubanye kuri uyu umuyoboro w'amakuru, nkandira kuri sabone kabisa. Hanyuma reka twitangire amakuru yacu ku buryo burambuye cyane. Ni ukuvuga ngo mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru mashya ava muri teritwari ya Mwenga aravuga ko habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba za 23 ndetse n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo ku bufatanye n'abarwanyi b'abawazarendo. Iyi mirwano yabereye cyane mu gace ka Kashaka nk'uko nabibabwiye, aho bivugwa ko umutwe wa M23 wagerageje kugaba igitero cyo kongera kwisuganya no gufata indi mihanda nyuma yo kuva mu kibaya cya Uvira, aho wari umaze iminsi usubizwa inyuma n'igitutu cya gisirikare ndetse n'igitutu cya diplomasi ndetse n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko ibitutu byose ari byo byari byatumye inyeshyamba za 23 zigenda ziva mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko abarwanyi ba 23 bari bagerageje gukoresha inzira inyura ahitwa Ikasika na Mwenga kugira ngo bashobore kugera mu gace ka Minembwe gafatwa nk'ingenzi cyane mu bikorwa bya gisirikare kubera imiterere yako ndetse n'imihanda ihahuza n'utundi duce two muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko icyo gitero mu cyahuye n'imbaraga zikomeye z'ingabo z'abarundi ku bufatanye n'ingabo za FARDC hamwe n'abarwanyi b'abawazarendo bahise batangira guhangana nabo, bahangana n'izo nyeshyamba mu buryo bukomeye cyane. Abaturage bo muri ako karere baravuga ko urusaku rw'imbunda nini n'imbunda ntoya rwumvikanye amasaha menshi, ibintu byatumye benshi bahunga ingo zabo, abandi bakihisha mu misozi no mu mashyamba kugira ngo barokoke. Nk'uko amakuru atandukanye akomeza bivuga, abarwanyi b'abawazarendo bagaragaje imbaraga zidasanzwe. Abarwanyi b'ingabo z'u Burundi barwanye ku buryo bukomeye cyane ndetse n'ingabo za FARDC zirwana n'umuhate mwinshi udasanzwe muri uru rugamba. Bamwe mu baturage baravuga ko abarwanyi bose cyangwa se izo ngabo zose zifatanyije zari zifite intego imwe rukumbi yo kubuza inyeshyamba za 23 gukomeza kwinjira mu bice bifatwa nk'ingirakamaro mu rwego rw'umutekano wa Mwenga ndetse n'utundi duce two mu misozi miremire. Nyuma y'imirwano ikaze rero yamaze amasaha menshi, amakuru aravuga ko M23 yasubijwe inyuma iva Ikashaka kugeza mu gace ka Ngenga. Hari amakuru kandi avuga ko bamwe mu bagabye igitero bahasize ubuzima mu gihe abandi bakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Abasesenguzi bamwe baravuga ko kuba M23 yagerageje kongera kwisuganya nyuma yo kuva mu kibaya cya Uvira bishobora kuba byerekana ko uwo mutwe ugishaka uburyo bwo gukomeza kugira ibice ufata kugira ngo utatakaza ijambo mu ntambara iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Hari kandi amakuru avuga ko umuhanda nimero 5 cyangwa se route nationale 5 n'ibindi birindiro bikomeye byo mu misozi miremire bikomeje kurindwa cyane na FARDC na FDNB ndetse n'abawazarendo kugira ngo hatagira izindi ngabo cyangwa se izindi nyeshyamba zibasha kongera kwinjira muri ako gace. Abaturage bo muri Mwenga no mu nkengero zaho baravuga ko bafite ubwoba bwinshi kubera uko imirwano ikomeza kwegera aho batuye. Hari abamaze kwimuka berekeza mu bice bifatwa nk'ibitekanye, mu gihe abandi bavuga ko babayeho mu buzima bugoye kubera kubura ibiribwa, amazi ndetse n'ubuvuzi. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo baravuga ko bafite intego yo gukomeza gusunika inyuma inyeshyamba no kurinda abaturage. Abarwanyi b'abawazarendo bavuga ko batazemera ko hari agace na kamwe gafatwa n'umwanzi. Nubwo hari ibyishimo by'uko M23 yasubijwe inyuma muri aka gace, bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze n'abasesenguzi barasaba abantu kutarangara cyangwa se ngo bumve ko urugamba rwarangiye. Mu gihe hakomeje kugaragara amakuru inyeshyamba zisubira inyuma, barasaba abaturage kutirara ndetse na zimwe mu ngabo gukomeza gukanura amaso, ndetse baravuga ko inyeshyamba zishobora kongera kwisuganya cyangwa se zigashaka indi nzira yo kunyuramo kugira ngo zongere kugerageza kwinjira mu bindi bice bya Kivu y'Amajyepfo.
Ni muri urwo rwego abaturage bo mu kibaya cya Uvira no mu misozi miremire basabwa gukomeza kuba maso no gukurikiranira hafi amakuru y'umutekano. Gusa ku rugamba rwo kuri uyu munsi imwenga amakuru ari kuvugwa cyane nuko abawazarendo nuko FDNB nuko ingabo za FARDC bashubije bagahagarika no gusubiza inyuma igitero cya 23 ibintu abaturage bamwe bafashe nk'insinzi ikomeye muri ibi bihe by'intambara bikomeje guhangayikisha akarere kose. Ngayo nguko uko imwenga byari byifashe uko inyeshyamba za 23 zagerageje kongera kwigarurira mwenga ariko zihura n'ibibazo bikomeye cyane. Hanyuma reka twerekeze mu yandi makuru akomeye cyane, munyemere twinjirane nanone muri Masisi turebere hamwe amakuru ari kuvugwayo, ndetse biravugwa ko nkuko nabibabwiye ko insoresore zakoraga mu birombe hariya bibari kugenda binjizwa mu gisirikare ngo ku ngufu n'inyeshyamba za 23. Aya makuru nayo munyemere twinjiranemo ku buryo burambuye cyane. Ni nyuma yaho kandi inyeshyamba za 23 ziherutse kwandikira Amerika ko bashaka ko bakorana muri deal zo kubagurisha amabuye y'agaciro ya hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikabatera utwatsi reka twe ntago tujya tudiringa n'inyeshyamba za 23. Ayo makuru ngiri ngo nayo twayabagejejeho, hanyuma ndaje tuyagarukeho ku buryo burambuye cyane. Reka mbanze mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo, akaba ari amafoto n'amavideo ayaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hasi muri comment mu gice cya commentaire urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye ku biba byabaye, ubashe kubona ukuri kuzuye ku biba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa. Si ibyo gusa kandi kuko dusharingamo n'ibitekerezo, ntago dusharingamo ayo mafoto n'amavideo gusa, dusharingamo n'ibitekerezo bigiye bitandukanye kuko ni group ngari irimo ingeri nyinshi zigiye zitandukanye. Harimo abakongomani, harimo abarundi, harimo abagande, harimo abanyarwanda, harimo n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. So dusharingamo aho n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Hanyuma ubwo tubahaye ikaze muri group yacu. Hanyuma rero munyemere twinjirane ahitwa Masisi turebere hamwe amakuru akomeje kugenda naho avugwayo. No kuvuga ngo mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bo mu mice bitandukanye by'akarere ka Masisi bakomeje gutanga ubuhamya bukomeye ku bibazo bavuga ko biri kubugariza umunsi ku munsi. Ni amakuru aturuka muri ako gace avuga ko hari ibikorwa byo gufata urubyiruko ku gahato ngo rwinjizwe mu mutwe w'inyeshyamba za 23, ndetse hakaba n'ingamba zikomeye zo kugenzura urujya n'uruza rw'abaturage muri tumwe mu duce uwo mutwe ugenzura. Nk'uko abaturage bamwe babitangaza, urubyiruko rwinshi rwari rwaragiye gushaka imibereho mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya, ubu ngo rwugarijwe n'igitutu gikomeye cyo kwinjizwa mu bikorwa bya gisirikare. Abo baturage bavuga ko benshi muri abo basore baba baragiye muri Rubaya bafite intego yo gushakira imiryango yabo imibereho, cyane cyane muri ibihe by'intambara n'ubukene bukomeje kwibasira abaturage benshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko aho kubona akazi kabafasha kubaho, bamwe bavuga ko basigaye bashyirwa imbere y'amahitamo akomeye. Ubwo ni ukwemera gukorana n'umutwe witwaje intwaro cyangwa se guhura n'ibihano bikomeye. Nayo mahitamo ubwo ngubwo baba bafite. Hanyuma hari abaturage bavuga ko bamwe mu rubyiruko bafashwe ku gahato bakajyanwa mu myitozo ya gisirikare cyangwa se bagashyirwa mu bikorwa byo gufasha abarwanyi. Nubwo rero aya makuru akomeje kugenda akwirakwira, tuzi ko inyeshyamba za 23 zagerageje ngo kwandikira Amerika zisaba ko bakorana deal y'amabuye y'agaciro. Hanyuma ubwo abo bajyanwaga bari gufatwa bajyanwa mu gisirikare n'ubundi bacukuraga aho ngaho muri Rubaya amabuye y'agaciro n'ubundi bayahereza inyeshyamba za 23. No kuvuga ngo hano nanone ikindi abaturage bavuga ngo nuko mu bice bimwe bya Masisi cyane cyane mu murenge wa Osoba Nyungu no mu matsinda ya Boaboa na Nyamaboko ya mbere, urubyiruko ruri gushyirwaho igitutu ngo rutware ibikoresho bya gisirikare, ibiribwa n'indi mizigo ijyanwa ku barwanyi bari ku mirongo y'imbere.
hari abavuga ko iyo umuntu yanze kubikora ashobora gukubitwa, gufungwa cyangwa se gushinjwa gukorana n'abanzi bo mu mutwe. Abasesenguzi baravuga ko ibibazo bishobora kurushaho gukaza umurego ndetse bigarushaho gukaza nanone ibibazo by'uburenganzira bwa muntu muri aka karere kamaze imyaka myinshi karazahajwe n'intambara mu myaka irenga 20 ishize. Mu burasirazuba bwa Kongo bwabaye indiri y'imitwe myinshi yitwaje intwaro iharanira inyungu zitandukanye zirimo iza politiki, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubugenzuzi bw'uturere runaka. Ibyo byatumye rero abaturage basanzwe aribo bakomeza kugirwaho ingaruka zikomeye, harimo guhunga, kwicwa, gufatwa ku ngufu ndetse no kubura imibereho. Abaturage bo muri Masisi baravuga ko kandi hari gukazwa ingamba zo kugenzura ingendo mu duce tumwe, ngo abantu basabwa impushya cyangwa se ibisobanuro byimbitse mbere yo kuva aho batuye bajya ahandi. Haravuga ko ibyo biri gutuma ubuhahirane bugabanuka, amasoko gahungabana ndetse abaturage benshi bakabura uko babona ibyo kurya cyangwa se ubuvuzi. Ubukungu bwo muri aka gace nabwo ngo buri gukomeza guhungabana. Rubaya, imwe mu ndiri zikomeye z'amabuye y'agaciro nka coltan, ni ahantu hashakirwamo imibereho n'abantu benshi. Iyo ibikorwa rero by'umutekano muke byiyongereye muri ako gace, ingaruka zigera ku miryango myinshi itunzwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hari ababyeyi bavuga ko abana babo bajyaga gukora mu birombe kugira ngo bashake uko babona amafaranga yo kwishyura amashuri cyangwa se kugura ibiribwa, ariko ubu bakaba bafite impungenge ko bashobora kutazagaruka mu rugo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba ko habaho iperereza ryigenga kuri aya makuru. Hari impungenge ko niba ibikorwa byo gufata abantu ku gahato bikomeje, ngo bishobora guteza ikibazo gikomeye cy'uburenganzira bw'abantu ndetse no gukomeza gukurura urubyiruko mu ntambara rudashaka kujyamo. Kugeza ubu ngubu ubuzima muri Masisi bukomeje kurangwa n'ubwoba no kutamenya ejo hazaza. Abaturage benshi baravuga ko bumva baratereranywe hagati y'impande zihanganye, mu gihe rero ngo icyifuzo cyabo gikomeje kuba kimwe, kubona amahoro arambye ndetse no gusubira mu buzima busanzwe. Ngayo nguko munyemereye aya makuru yacu tuyacumbikire hano, babwira ngo andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira ku isaha y'isambiri, turebere hamwe nanone uko situation iza kuba ihagaze ku kibuga cy'imirwano. Reka nongere mbabwire ngo mwakoze kubana natwe ndetse kubana namwe ni iby'agaciro gakomeye cyane. Hanyuma nongera kubibutsa ko rwose niba ari ubwa mbere tubanye hano, niba uzi ko ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wacu ukaba utarakanda kuri subscribe, nkandiraho uraba uduteye inkunga ikomeye cyane kabisa. Hanyuma nongera kubibutsa na ya group, by the way, niba utarinjira muri iyo group reka nongere mwibutseho gatoya. Uragenda hariya muri comment, mu gice cya commentaire urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane. Ni ya group ducishamo amafoto ndetse n'amavideo ndetse tugasherengamo n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira umugoroba mwiza, turabakunda cyane.